abakuze rero impamvu ari bakunze kurwara imitsi cyane icyambere cyo ntago bagikora za siporo nko twamaze kubivuga kandi niyo umuntu agenda kura navuze na cellules zigenda zisaza nazo zikagira intege nkeya niyo mpamvu akenshi umuntu iyo wenda katuvuga umuntu kwa kundi ko abana baba bakina bakurira ibiti agahanuka akikubita hasi umugongo ukagiramo ka shock akenshi nta byumva akiri muto ariko yagiye akura uko imyaka igenda iba myinshi niko za cellules zizana navuze zigira intege nkeya noneho uburwayi akazabwumva ari uko amaze gukura ubundi mu kuremwa kwacu Imana ijya kurema umuntu usomye Genesis mu itangiriro usanga umuntu yararemwe aremerwa ni abwirwa kurya ibyo kurya ibimera n'utubuto n'imbuto turimo n'imbuto ziri mu tubuto twazo ibintu bibisi mbese digestive system y'umuntu yararemwe ariyo kurya ibintu bibisi nibyo iyo umuntu ari imbuto cyangwa ibyo kurya bibisi umubiri ubyakira nk'umuntu wakiri umushyitsi w'imena rero iyo uri ibishyushye ibyo kurya bitetse cyane cyane binashyushye umubiri urikanga wumva ari nk'igitero kiwuguyemo none rimwe na rimwe ugasanga umuntu yabize n'ibyuya kwakubira ibyo burya n'urugamba rukomeye cyane ruba rwakorekeye mu mubiri. Ngiye kubaha ikaze kuri urubuga Iyungure aho twungurana ibitekerezo tukareba ibishobora kudufasha muri ubu buzima tutaba tuzi uburyo twabutangiye n'uburyo tuzarusoza. Aho ngaho icyo mba nshatse kuvuga no kuvuga ngo ntago ari twe twihitiramo ko tugomba kuvuka bigenwa n'Imana nta nubwo ari natwe twihitiramo ko iminsi yacu irangira uko ni kwa gupfa umuntu agasezera kuri ubu buzima bwo kwiyesa. Uyu munsi rero ndi muri HELP LIFE REFLEXOLOGY aho ndi kumwe na Mugisha Amosi ndagira ngo abanze atwibwire neza mwumvu wari we kugira ngo mwumve nibyo tugiye kuganira. Murakoze cyane Evelyn. Nitwa Amosi Mugisha, professional reflexologist cyangwa se professional complementary therapist. Complementary reflexology ifite n'izindi therapies nka aromatherapy, hydrotherapy, massage therapy, dufite therapies nyinshi. Yo mpamvu ziba muri complementary therapies. Complementary therapies n'ubuvuzi bwunganira ubundi. Ndagira ngo nabidusobanure mu magambo. Nge rero nkaba ndi umuyobozi w'ikigo cyitwa HELP LIFE REFLEXOLOGY Therapy Center Kicukiro Centre muri Kigali ariko no mu mahanga nkorerayo nka Nairobi mfite ivuriro ahitwa kuri Super Highway tukagira nandi ma branch atandukanye wenda nk'abari muri Kenya umuntu yashatse kutugana nyine tuma address yuzuye. Ariko reflexology n'ubuvuzi mu kinyarwanda witwa iyakuramyakura. N'ubuvuzi bwatangiye kera cyane mu myaka ya mbere y'ivuka rya Yesu mu myaka 2330 BC before the birth of Christ mbere y'ivuka rya Yesu. Icyo gihe bwakorwaga rero mu bihugu nka Egypt na China ariko nyuma mu mwaka wa 1917 nibwo bwaje gutezwa imbere n'uwitwa Dr. William Fitzgerald w'umunyamerika. He was an American physician. Yari mu ENT. Uwo rero niwe watangije reflexology, niwe wa presentiza ibitabo bibiri byitwa zone therapy ariko aza gukomeza yigisha muri kaminuza yitwa Boston City. Umwe mu banyeshuri be rero witwa Eunice Ingham na Dr. Edwin Berry nibo bazanye amashuri yigisha reflexology muri UK mu Bwongereza. Nkaba mfite rero impamyabushobozi mpuzamahanga yo mu Bwongereza narize reflexology kuri professional level. Muri reflexology rero iyo ugiye kwa professional ubundi hari junior reflexologist, hari senior reflexologist na professional reflexologist. Niyo level nashoboye kugeramo. Ngira n'amahirwe yo kwandika igitabo nza gukora research, nkora research zo bita case study ndandika n'ibindi bitabo n'izindi researches nyinshi zitandukanye. Reflexology rero nyimazemo imyaka yenda kugera kuri 20 kuko nayitangiye muri mwaka wa 2003 ariko kuba professional kuko nagiye na upgradinga kugeza muri 2010 nibwo nageze kuri level ya professional therapist. Birumvikana rero ibyo ukora ni ibintu wize ni ibintu ufitemo uburambe bw'imyaka irenga 20 ariko none uyu munsi ikintu nshaka ko tuganiraho ni ikintu twavuga ko kitwugarije ni indwara idasiga abana urubyiruko yewe n'abakuze. Imitsi abantu bafite ikibazo cy'imitsi cyane muri iyi minsi Mugisha sinzi niba no mu myaka yashize ariko byari bimeze ariko muri iyi myaka
birakabije. Iyo ugiye noneho mu baganga aba bavura bya kizungu usanga abantu baragenda ku mbago, umuntu akabyuka akumva hari umutsi wabo mu mugongo wabo ku maguru. Ubundi izi ndwara ni ndwara ki? Izi ndwara ziterwa n'iki? Kuki muri iyi myaka zibasiye abantu benshi kandi mu byiciro bitandukanye by'imyaka? Ikoze cyane, ubaje ikibazo cyiza. Indwara y'imitsi rero ni indwara yahozeho na mbere hose, ariko muri iki gihe nk'uko mubivuze yarushijeho gukaza umurego. Impamvu ibitera icya mbere ni imirire abantu barya muri iki gihe. Ntabwo kubona ibyo kurya biri naturel bicyoroshye, ahubwo usanga ari spice foods, ibyo kurya bya pakinzwe byagiye mu ma fridge, mu mafrigo maze igihe. Kandi noneho ikindi, ibyo kurya birimo ibinure byinshi, ibyo kurya birimo amasukari menshi, ibyo kurya birimo amavuta, ibyo byo kurya bimeze bityo gukaranga cyane. Ibyo ni bimwe mu nkuruzi zo kurwara indwara z'imitsi. Ndetse ikindi ni kuba abantu badabona umwanya wo gukora siporo. Abana batoya nk'uko mubivuze, urubyiruko kera wenda nko mu gihe cyacu twiga ku mashuri primary, twigaga ahantu kure cyane, tugomba kugenda n'amaguru. Abantu benshi cyane niko bigaga bimeze, uko wagendaga niko waba gukora exercise, niko wakoraga amasiporo. Kandi twageraga na prayer grounds, ibibuga by'imipira dukiniramo n'indi myidagaduro yakorwaga. Ariko amashuri menshi cyane cyane nk'ari mu mijyi, usanga rimwe na rimwe badafite na space nini ihagije yo gukora amasiporo. Ugasanga rero umwana aragenda mu modoka avuye mu rugo, ibiruhuko byagera akaza akajya mu rugo akigira kuri televiziyo, akajya ku matelefone. Kera twajyaga mu kazi tugakora, ukajya ku ishuri uvuye, hari byo bitwitaga gukuka. Njye navuye cyane ubwo twarageraga inka cyane, tukagemura amata. Ugasanga urakora akazi, activities nyinshi zituma rero amaraso yawe agenda neza, imitsi ikazibuka. Ubu rero abana benshi ntabwo izo siporo bazikora, izo exercise bibera mu rugo. Ingo nari mbaze kubivuga nyine bari ku mateleviziyo, abafite ubushobozi bagenda mu bamodoka bajya ku mashuri. So rero urumva ibyo byose abantu bumva ari ubuzima bwiza, yes, ariko bufite inkuruzi yo kubabeza indwara z'imitsi. Indwara z'imitsi rero ziterwa n'iki? Mu mitsi ubundi iyo umuntu amaze kurya, turamutse twize kuri digestive system nibwo nabisobanura neza, ariko ndashaka kuvuga ku byo kwita cardiovascular, ku by'imitsi nyine, cyangwa se ku rugendo rw'amaraso. Ubundi iyo umuntu amaze kurya ibyo kurya bivuyemo intungamubiri bikagera mu iyo bita lungs n'ibihaha, bigashyiramo oxygen, iyo duhumeka oxygen, ayo maraso akaba oxygenated blood. Haba harimo intungamubiri z'ibyo kurya wariye n'izindi zakozwe n'umubiri, hakabamo na oxygen bihuriye nabyo mu bihaha. Noneho ayo maraso yabaye oxygenated blood, harimo oxygen n'intungamubiri, akajya mu mutima. None umutima ukayasunika uyohereza mu bice bitandukanye by'umubiri. Umutima rero wohereza mu miheha, hari imiheha itwara amaraso mu bice by'umubiri, hari n'iyagarura mu mutima. Imwe yitwa arteries, indi yitwa veins. Noneho rero iyo imwe yitwa imijyana, indi yitwa imigarura. Iyo mijyana n'imigarura rero muri ayo maraso yagiye, iyo harimo amavuta menshi, cholesterol cyane cyane muri byo kurya tujyana babwiye, usanga za cholesterol zigenda zigafunga imitsi itwara ya maraso. Umubyimba w'umutsi ntukomeze kuba wagutse, ahubwo ugafungana. Iyo ufunganye rero usanga n'umutima utera cyane, ugaforsa cyane, kubera yuko inzira y'amaraso yagabanutse, umutima wakohereza ntagende cyane, ugakoresha imbaraga nyinshi. Niyo dupimye abantu ushobora gusanga nk'umutima utera nko ku inshuro 100, 110, 120, kandi ku muntu uri nomo ubundi mu buryo busanzwe umutima ugomba gutera inshuro 72 mu munota umwe. Ubwo rero byageze mu 100, 110, 120 biba bigaragaza ko imitsi yafunganye bitewe n'izo cholesterol, ayo mavuta adakenewe mu mubiri yabaye menshi y'ikirenga. Cyangwa se iyo udakora siporo nabwo amaraso atangira gukonja, akagenda yipfundika mu mitsi, noneho umubyimba w'imitsi ukagabanuka. Ibyo rero biba inkuruzi z'indwara nyinshi zitandukanye, kuko za selule zawe iyo turya tuba tugaburira cells, body cells, ingerangingo. Iyo rero blood saturation cyangwa urugendo rw'amaraso rudakora neza, za ngerangingo zawe ntizibona intungamubiri zihagije. Ubwo rero ingerangingo iyo zagabanutse mu mubiri, immune system iba yagabanutse, ubudahangarwa bujya hasi, n'uburame bw'umuntu buba bukeya. Kandi noneho bishobora kuzana indwara z'umutima nko kurwara high blood pressure, hypertension. Bishobora kuzana za diabetes, zishobora kuzana indwara z'ama stress, kubera yuko ubwonko butarimo kubona oxygen ihagije n'intungamubiri, kuko imitsi yazibye, kakubundi umutima n'ugaburira ubwonko. Iyo umutima uteye gutya inshuro imwe usunika amaraso, 50% by'amaraso usunitse bijya mu bwonko.
burya Eveline nkubwire hari igihe umuntu arwara stress itewe n'ibitekerezo yes ibibazo runaka ahura nabyo mu buzima bwa buri munsi mu kazi kenshi family issues ibintu bitandukanye ariko hari n'umuntu urwara stress atari uko afite ibibazo adahangayika ahubwo bitewe n'uko amaraso atagenda neza kubera ko amaraso nko navuga ko abagendera oxygen n'intungamubiri iyo rero imitsi yafunganye amaraso ntiyihute ngo agenda ahagije bwa bwonko bwagombaga kubona oxygen n'intungamubiri zihagije ntibubibona bugira rero intege nke bitewe n'uko ikintu cyose kibaho neza ariko cyariye neza ubwonko rero burigira intege nke bugatangira gufeiringa kandi ubwonko tubyita communication network of the whole body cyangwa se itumanaho ry'umubiri wose iyo rero ubwonko bwananiwe n'ibindi bice by'umubiri byinshi bicika intege ntibishobore gukomeza gufunctioninga neza nk'urugero umutima ugira intege nke zo gukora bwa buryo bwo kujya gusunika amaraso no kwakira ibihaha bwa buryo bwo kwakira oxygen no gusohora carbon dioxide digestive system mu gifu ntikibasha gukomeza gukora neza uzarebe nk'umuntu ufite stress cyangwa se ugira stress cyane iyo stress yazamutse n'igifu kiramurya cyangwa se igifu cyamuriye n'ubutwura murya so nukuvuga ngo umubiri ufite connection ya hafi cyane so rero imitsi ikunda kuzibwa n'ibyo bintu bibiri cyane mainly lack of physical exercise kudakora siporo ihagije n'imirire abantu barya y'ibyo kurya byuzuyemo amacholesterol navuga nk'amasukari navuga za buto inyama zitukura navugamo kunywa amata cyane amata menshi rimwe na rimwe n'abakiyanywa adatetse mbese ni ukuvuga ngo ari izo spice foods nko nagiye bivuga imigate amachapati za mandazi ubwo buto bakoresha nibura hari twebwe batuganye hano ku kigo cyacu cya HELP LIFE REFLEXOLOGY usanga tubagira inama hari abantu tuzi ibyo kurya runaka tukagira ibindi tubabwira bagomba kurya bisimbura bya bindi kandi bifite intungamubiri zingana ariko bidafite ingaruka ku buzima bwe niba yakoreshaga isukari iri ya refined sugar isukari iciye mu ruganda tukamurangira gukoresha brown sugar natural idaca mu ruganda ukabushobora gukuramo intungamubiri nziza nk'iziva mu bikaju mu bisheke ariko noneho nta ziriya food colors zongewemo bashyiriramo mu ruganda kugira ngo ibe umweru burya ni food colors baba bashyizemo tukakubwira tuti aya majyani yihorere cyangwa iyi coffee kuko ifite caffeine no mu majyani yabamo nicotine acid tukakubwira gukoresha amajyani ari naturel adafite side effect kandi intungamubiri ugakomeza ukazibona tukakubwira gukora siporo tukagushyira mu kibafu hari ibyo bita hydrotherapy operation hydrotherapy rero ni nziza cyane izibura imitsi ku rwego rwo hejuru ni benyuari ujyamo twashyizemo imiti ni nka jacuzzi none ukicaramo imiti igera nk'ano mu nda iki gice cyo hasi cyose kiba kiri muri iyo miti igice cyo hejuru rero gisigara ari ukugira ngo biri byuya byinshi cyane uko biri byuya rero za cholesterol nakubwiye zigenda zisohoka ibinure bidakenewe bigasohoka na ya maraso yakonje yari yatangiye kwipfundika mu mitsi agatangira kurekurana akamuvinga akameltinga noneho imitsi kaguka urugendo rw'amaraso rukaba rushobora kugenda neza niyo dukoze reflexology rero nko nababwiye reflexology nabwiye yatangiye kera ubu ikorera mu birenge no mu biganza hari ibice by'umubiri byose buri gice cy'umubiri cyose gifite icyo bita nerve ending akanere umwakuru ukivaho ukagera mu kirenge cyangwa mu kiganza niba urwaye nk'impyiko twebwe turakuvurira mu kirenge kuri nerve ending y'impyiko aho tuyifatira mu kirenge niba urwaye diabete twebwe turareba mu kirenge cyawe aho nerve ending ya pancreas iri tuyistimulating tuyikangure pancreas yawe ishobore kugira ubushobozi bwo gukora insulins buryo umuntu arwara diabete kuko insulin zabaye nkeya mu mubiri ubwo rero iyo umuntu anywa imiti ya diabete kugeza n'igihe binini wenda umubiri ugenda ubinanirwa ubimenyera biza kugera igihe bagutera insulins artificial insulin mu mubiri kuko pancreas itagishobora gukora insulin zihagije twe rero icyo dukora ni ugukangura imyakura ya pancreas igashobora kwikorera insuline naturelle zishobora kuregulating isukari mu mubiri ukabaho umeze neza yego tukakwigisha na regime ugomba gukoresha ariko ni buri iyo miti zo chemicals z'iyo miti wahoragaho nazo ukaziruhuka kuko imiti nayo ibifite ukuntu ica intege umubiri wawe iyo tukuvuye mu buryo buri natural rero reflexology n'ubwo iri scientific ariko iri natural ntifite side effect at all umuntu rero ashobora kuba yarama igihe kirekire uzi yuko abashakashatsi bavuze yuko abantu bivuza bakoresha reflexology barama igihe kirekire cyane kurusha abakoresha ubundi buryo bw'ubuvuzi kandi biri obvious nawe wabyumva niba se ukoresha imiti nayo ifite side effect kandi cyane akenshi iyo miti bari pain killers amakaruma uragenda ugatera ikinya handi hababaraga niba umutwe wakuryaga nukomeze kuwumva ariko si uko umutwe wakize ahubwo hatewe ikinya ubabare ntubwumva ariko uburwayi bwo burimo ariko reflexology ikikora irohereza abasirikare izo white blood cells zijye muri cya gice kirwaye
bajye kukivura kandi bagumemo. Ubwo nuko ngo ubudahangarwa bw'umubiri buba bwiyongereye, umuntu akaba ashobora no kurama igihe kirekire cyane. Mu bintu tubwiye Mugisha, nagira ngo ugire icyo utubwira noneho ku bijyanye n'abantu batubwiye ko hari igihe ni byinshi cyane utubwiye, ariko mu byo ugarutseho mu kintu kimwe ugarutseho nicyo ngiye kuvugaho, kudakora siporo, kuba abantu kuri iki gihe bagira uburyo bwinshi butuma bagenda bicaye batanyeganyega, ariko noneho hakaba n'abandi usanga kwa muganga akakubwira ngo natewe ikibazo cy'imitsi none no gukora imyitozo ngororamubiri myinshi. Ibyo bibazo mujya muhura nabyo hano kuri HELP? Urabyivugiye cyane uti gukora myinshi. Abazungu nibo bajya bavuga ngo too much of everything is always bad. Ikintu cyose kigomba gukorwa ku rugero ruhagije. Hari n'abantu baba barakoze siporo nyinshi cyane barangiza bakagera igihe bakanayireka. Icyo gihe byo rwose bibagiraho ingaruka. So na siporo nyinshi cyane ari byo bita overstretching, over stimulation of the nerve, of whatever, over ikintu cyose kiri over speed, ibintu byose birenze urugero ntabwo biba nabyo bari byiza. Tujye duhura nabo cyane cyane nk'abantu bakina umupira ariko bakayikina ku rwego rwa kenshi, abakora siporo nyinshi. Na siporo nayo igomba gukorwa ku rugero. Iyo batugannye rero tubagira inama tukababwira n'uburyo bagomba gukoramo siporo ubwo ari bwo. Abandi usanga batanywa amazi, ugasanga rero bagize ikibazo cyo kubura amazi ahagije mu mubiri, kandi umubiri wacu gatatu 3/4 bigizwe n'amazi. So umubiri wacu ukeneye kunywa amazi. Hari ibyo bita, hari akantu nakwigisha Everine wenda n'abaneza amatwi n'abanyumva nangwa se abambona bakabyumva. Hari ikintu bita new start, ni inyuguti 8. Iyo new start umuntu wagerageza kuyubahiriza uburwayi bwaba bukeye. Zitubwire. Nzibabwire. Inyuguti ya N, new. N ni nutrition, imirire myiza. Akwa kundi nagiye mbabwira mfite umwanya nababwira uburyo ibyo ugomba kurya mu gitondo, ibyo ugomba kurya ku manywa, ibyo ugomba kurya nimugoroba. Kuko abantu benshi nimugoroba usanga barya ibyo kurya bitetse kandi byinshi bagahaga bagahita bajya kuryama. Igifu kikabura umwanya wo gukora digestion, igogora rikabura umwanya. Ubundi umushakashatsi umwe yaravuze ngo mu gitondo warya nk'umwami. Umwami arya ibyo ashaka mu gihugu cye byose ukarya ugahaga, kuko uba ugiye gukora. Iyo uri muri activity nibwo n'igifu gikora neza. Ku manywa ukarya nka prince cyangwa igikomangoma, nijoro ukarya nk'umusabirizi. Umuntu udafite urya duki, ko nijoro nibura wakagombye kubara n'amasabi ukiryamira utariye, cyangwa se ukarya utubuto tuntu. Ibyo kurya bitetse nibyo bitinda mu gifu, ariko imbuto na salade ibintu bidatetse ntago bitindamo cyane. So ubonye uri buryame vuba rero wakwirinda kurya ibyo kurya bitetse nijoro, byaba ari byo byiza cyane. Noneho rero nutrition ni imirire. Noneho new start, A ikurikira N ni exercise. Ni za physical exercise nababwiye zo gukora siporo, ni byiza siporo. W, new, W ivuga amazi, water, kunywa amazi meza kandi ku rugero mu buryo bukwiriye. Amazi nayo si ugupfa kuyanywa. Niba ufite ibiro 80 ugomba kunywa ibirahure 8 by'amazi. Niba ufite ibiro 100 mu ibirahure 10. Niba ufite ibiro 60 mu ibirahure 6. Ikirahure kandi gifite milligrams 250, ni kimwe cya 4 cya litiro. Ubwo ni ukuvuga ngo niba ufite ibiro 80, ibirahure 8 nizo litiro 2 z'amazi, nka gutyo. So W ni water, new start. S ivuga sunshine, izuba, kujya ku kazuba keza cyane cyane ka mu gitondo, kuko iyo gahitinze uruhu rukora ibyo bita vitamin D kandi bikenewe mu mubiri wacu. New start. S, T ni temperance, ni ibintu bigomba gukorwa ku rugero. Ibintu byose ugomba, nko kwa kunavuza siporo iri nyinshi nayo ntabwo aba ari byiza. New start. A ariyo A ivuga air, oxygen, umwuka mwiza wa oxygen. Nko bantu rero baba mu migi, baba ahantu mu magarage, abantu ho ibyuma bisya imyaka, bagahora izo air pollution zibajyamo, akenshi bizangiza ibihaha. Biba bisanga umuntu ajya afata n'igihe nibura asohokeho, ajye mu mashyamba ahantu hari umwuka mwiza wa oxygen. Mbese ni byiza cyane. Ibintu by'ubucucike bw'imyuka igize akenshi usanga byangiza ibihaha n'imyanya y'ubuhumekero, ikagira ingaruka. Noneho rero iyo E nayibonye ko ari new start. R ni rest, ikiruhuko. Noneho T ni trust,
trust, kwiringira, trust in God, kwiringira imbaraga y'Imana. Ibintu byose ukajya ugira ibyo ureka. Hari igihe ugira ibintu bikakuzengeza bikakurenga, ugasanga umuntu yabitekerejeho kandi nta n'icyo uri buhindure. Hari ibyo ugomba kureka rero, ukarekura, ugatuza, noneho rero ugasanga uriyakira, nuko yakira mu yandi magambo. Ntabwo wakwiruka n'ibyo kwisi byose ngo uzabifate. Hari ibyo ugomba kurimita. So wabona iki, let it go. Ikintu ubona kikurenza ukakiborera nyine ukagira ukuruhuka. Izo nyuguti 8 umuntu wagerageza kuzikurikiza kantu ku kantu burya n'uburwayi bwawe buke, kuko uba wirinze, kandi prevention is better than cure, cyangwa kwirinda biruta kwivuza. Ndagira ngo tubwire muganga Mugisha, ni ikihe kibazo mukunze guhura nacyo hano muri HELP LIFE kubijyanye n'iyi mitsi tuvuga? Ibyo ari byo byose uraza kugaruka kuri za rubaga impande abantu bakuru. Ese uranatubwira ni ikibazo kimwe gikubiyemo bibiri, ni ikihe kibazo mukunze guhura nacyo cy'imitsi? Ubwo ni indwara mukunze guhura nayo iyo ujanishije bikagera ku kigereranyo cyo hejuru. Ikindi utubwire niba abantu bakuze byanze bikunze ziriya rubaga impande baba bagomba kuzirwara, iriya mitsi hari uburyo baba bagomba kuyirwara byanze bikunze. Urakoze cyane. So abantu tujya twakira abantu bafite indwara zitandukanye, afite ibibazo bitandukanye, byaba indwara zo mu nda, zaba diabete, za hypertension n'izindi. Ariko indwara z'imitsi zo duhura nazo cyane, ugasanga abantu bagize paralize, ari mu kagare, kubera ko dukora reflexology rero tugakora na therapeutic massage. Dukora massage imitsi tukayizibura, tugakanda amaguru, amaboko, umugongo, byose tukabinanura. Reflexology ikorera imbere, ni imbere bikora n'amanere na system nerve bikayifasha, ariko massage igakora muri muscles, ni physical touch. Ubwo rero usanga abantu batuganira barwaye imitsi, ibyo bita nka sciatic nerve, nerve sciatique. Uyu itangira mu kirenge mu gitsitsino, ariko yirwaye akenshi iragenda affecting umugongo hasi, cyangwa se warwara umugongo hasi nawo affecting sciatic nerve. Rimwe na rimwe hari abantu bakunda, nanjye ibyo byambaye byo mvuga, nigeze kujya ntwara imodoka nicarira ikofi, kandi nkayitwara urugendo rurerure kandi igihe kinini, yavuga Kampala nza mu Rwanda, cyangwa se nkava Kigali nkunda kujya Nyagatare. Izo ngendo zose no mu biro naba nicaye nkicarira ikofi, iragenda yangiza affecting sciatic nerve, umutsi wanjye wa nerve sciatique, noneho intera umugongo. Ubwo umugongo umerera nabi, no kwicara sinabishoboraga, no gufungura sinicaraga ngo mfungure, no mu rugo sinicaraga, byasaga kuryama cyangwa guhagarara. Ariko nyine baje kunkora reflexology na massage nyine birakira, nkuko nabandi bose tujya tubakira tukabibakorera. So sciatic nerve ni imwe mu ndwara zikomeye cyane zituma umugongo urwara, cyane abandi barwara umugongo bitewe no kwicara igihe kirekire, nkuko nabivuze badakora siporo, umugongo ukarwara. Ariko bose iyo baje turabakira, tukabakora reflexology, tukabakora therapeutic massage, umugongo tukawumasa, ibikano tukabimasa. Babandi bakunda kwa kuri computer igihe kinini ugasanga ibitugu byarababaye, abo bose turabamasa neza, ibitugu bikongera bigasubira neza, stress zikagabanuka. Tukabashyira muri hydrotherapy, cya kibafu gisohora imyanda. Umuntu waba ari munini cyane kubera ko kwakwicara cyane, kurya ibintu birimo ibyo kurya by'ibinure, akenshi usanga no kubyibuha babyibuha. Abo bose tubashyira muri hydro, kuko hydrotherapy imwe imeze nk'ukora siporo y'iminsi 7, iyo tunayikora rimwe mu cyumweru. Ugasanga rero umuntu asubiye ku murongo, ibiro byagabanutse, umugongo urakize, za rubaga impande zakize, ya magufwa wenda yabuzemo za calcium, yabuzemo za cartilages, yabuzemo synovial fluids. Iyo dukoze reflexology, umubiri utegeka ibice bishinzwe gukora izo minerals zaburaga mu mubiri, zikongera zikabamo mu buryo buri natural. Ni ibintu rwose dukora kandi bigafasha abantu, si mu Rwanda gusa, no hanze nko nababwiye nka Nairobi dukorerayo, nabwo dufite amashami atandukanye. Nkanjye nabanje gukorera Kampala, jya kuza muri iki gihugu cy'u Rwanda nazanywe n'umusaza witwa Pasteur Zirampyisi, we yajyaga dusanga Kampala, aza kudusaba ati mwazaje mu Rwanda mugafasha abanyarwanda. Biba ngombwa ko ajya no mu buyobozi bwa leta, Ministry of Health, ajyayo arabisaba. Tuza rero officially ari uburyo bwusa nko kwitaba ihamagara. Tugeze mu Rwanda none abantu ba Tanzania barabidusaba, tujya gukingura n'amavuriro Dar es Salaam. Tugeze Dar es Salaam abanyakenya bati muze Nairobi. Nuko ngo actually nkaho East Africa yose twagiye tuyikoreramo. Ariko abaturuka i Burundi baraza tukabavura, abaturuka Congo baraza, abaturuka noneho muri iki gihe dusigaye tubona n'abaturuka Canada, bava muri UK. Twakira abantu rwose b'ingeri zose zitandukanye kandi tukabafasha bikagenda neza. Kuri aba bakuze navugaga, kubakuze urakoze cyane, nari nkibagiwemo. Abakuze rero impamvu ari bakunze kurwara imitsi cyane, icyambere cyo ntago bagikora za siporo nko twamaze kubivuga. Kandi niyo umuntu agenda kura navuze na cells zigenda zisaza nazo zikagira intege nkeya. Niyo mpamvu akenshi umuntu iyo wenda katuvuga umuntu kwa kundi ko abana baba bakina bakurira ibiti agahanuka akikubita hasi, umugongo ukagiramo ka shock, akenshi nta byumva akiri muto,
ariko iyo agiye akura uko imyaka igenda iba myinshi niko za seli zize na nerves zigira intege nkeya noneho uburwayi akazabwumva ari uko amaze gukura. So rero abakuze baba bafite risk nyinshi z'uko indwara zibagaragara. Hari n'indwara noneho zifata abantu bakuze bitewe n'imyaka agezemo, urenze imyaka 45 ukabaye umukandida wa diabetes na pressure, ukaba umukandida wa prostate gland, ukasanga indwara nyinshi ziraje no kwicara rero no kuba batagifite imbaraga cyangwa kuba barakoze imirimo myinshi bavunagura noneho bakaza kubyumva bakuze bitewe nuko seli zabo zamaze kugira intege nkeya. So abakuze baba bafite risk. Niyo ugeze hano iwacu usanga kenshi bavuga ngo ni ivuriro ry'abasaza, ngo ni ry'abakecuru, ariko n'abatoya turabavura. Abana bato batajya ku ishuri ngo babone imbaraga z'ubwonko, ugasanga amasomo ntibayafata neza, ababuze ibitotsi badasinzira, abarwayi umutwe bamereye nabi. Umva umutwe niyo umuntu yaba avuga ati sinjya mura nabo, kavuga ati iyo ngerageje nsinzira isaha imwe cyangwa amasaha 2 mu ijoro ryose, ariko nta n'iminsi 3 cyangwa 4 ishobora gushira tugukora reflexology neza. Nibyo bita aromatherapy, gukomeza urwara umutwe ni ibintu bidapfa kubaho. Akenshi hari n'igihe biba byaratewe n'ama-stress itera diabetes, stress itera pressure, ariko iyo tukuvuye stress tukayimanaginga tuba tugukingiye n'izindi ndwara zose. Ahangaha hari ikintu uvuze ku bijyanye n'ibitotsi mu gishandagira ngo utubwira ari umuntu usanga niyo stress ntayafite, nta n'indwara n'imwe afite, ajya kwa muganga bagasanga nta kibazo na kimwe afite, ariko akagira icyo kibazo tugiye kibitotsi, ugasanga gusinzira ni ibibazo. Ni ibihe bibazo mwahuye nabyo hano, mwasanze byifashe bite, byakemutse bite? Okay, burya ibitotsi bishobora guterwa kubura ibitotsi bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Ushobora kuba nta bintu biguhangayikishije, ariko n'izi telefone dufite zo ni imwe mu nkuru zikomeye cyane indwara nyinshi abantu bataramenya, kuko abashakashatsi banavuze yuko umuntu uvugira kuri telefone ibura amasaha 5 ku munsi aba afite risk ya 7% kuba ashobora kurwara brain tumor, ibibyimba byo mu bwonko. So telefone ushobora kuyikoresha igihe kinini, rero ubwonko bukananirwa, bashobora no kugupima ntibabone indwara ariko ufite aho yabaye affected, cyangwa se nk'abantu barahuye n'ibibazo bikomeye mu gihe cyashize, uyu munsi bikaba byararangiye nta gifite ibibazo. Nk'ubu nk'abantu bahuye n'ibibazo mu gihe cya genocide turacyasanga bagifite ingaruka. Wamushyira kuri machine umusuzuma, ko tubanza kwakira abantu tukabasuzuma, tukabashyira kuri machine tugafata za pressure, za diabetes n'ibindi, noneho twamara kubasuzuma kenshi ugasanga iyo afite stress ya kera wenda yo mu gihe cyarangiye, usanga handitsemo melancholy. Melancholy ni nk'agahinda, nk'imibabaro, ibintu waba warahuye nabyo bikakova stressinga cyane. Uyu munsi ukaba ntukibifite, ariko hari aho byibitse mu bwonko bwawe. Rimwe na rimwe bishobora gutuma biba inkuruzo yo kubura ibitotsi, ariko tugukorera reflexology ibitotsi rwose biraboneka neza, ugasanga umuntu ameze neza. Turimo turagenda tugana ku musozo mu gishamos, ndagira ngo ugire nk'inama ugira abantu. Iki kiganiro cyangwa se urubuga ni Yungure, n'ahantu twunguraniraho inama, ibitekerezo, no muri comment mu kanya uraza kubibonamo. Abantu ntago twikunda, tuzi ko kurya uwo muceri n'isosi ari ibyo, kandi tuzi ko nanone imirire myiza, imirire iboneye ari ngombwa mu buzima bwa muntu. Harimo imboga, harimo imbuto, harimo ibinyampeke n'ibindi bitandukanye nta narondora, ariko ugasanga abantu bariribera ku ndya imwe kuko niyo bakunze, ibindi niba byitayo kandi wenda hatabuze n'ubushobozi. Ibi bikaba biri muri bya bindi bimwe mu byo watubwiye bikunze kurura indwara zitandukanye, atari n'imitsi. Nubwo ariyo twagarutseho uyu munsi gusa, tuzagerageza kugusanga, ndibaza kuzaduha umwanya tugende tugana no ku bindi bibazo bitandukanye by'ubuzima by'umubiri. Niki wabwira abantu badaha agaciro ubuzima dufata nk'impano twagabiwe cyangwa se twahawe na rurema, ko burya iyo umuntu abyutse, iyo umuntu abonye aryama ni ukubishimira Imana. Hari abo bidashobokera, iyo ubonye ubyutse nabwo ni ukubishimira Imana. Ni ukuvuga ngo ni ya gift, ni gift of God, ni impano y'Imana. Ni iki twagombye gukora kugira ngo tuyibungabunge, rimwe na rimwe tutarinze no gushaka abantu nkawe? Niba hari ibitagenda neza, niki twagombye gukora kugira ngo bikemuke? Yakoze cyane. Igihe nakoreraga Kampala, hari ahantu najyaga nkunda gutanga ikiganiro cy'ubuzima, nkigisha abantu uburyo bagomba kwifata, ariko for sure abantu bagiye bamamagara banshimira batiriwe baza ni wanjye kwivuza, ahubwo bugasanga hari indwara zikomeye bari barwaye, ariko gufata intego yo kubahiriza amabwiriza instructions twabaye mu buzima, ugasanga barakize rwose bakamamagara banshimira. Shobora wenda no kubanza nkabaha namba yanjye Evelyn, wenda inama nshobora gutanga yaba itabanogeye, akaba ashobora kuza kumbaza cyangwa akazanyandikira, nta kibazo wayitanga. So ashobora kumpamagara cyangwa se kunyandikira kuri 0788
30 90 85 0788 30 90 85. Dufite nomero ya reception y'abantu ashaka kubaza, ashaka nko kuza hano ngo tumwakire tunamufashe, nawe wenda nisoza ikiganiro muze kunyemerera nyibahe kugira ngo bashaka kubaza kuri reception turaza kuyibandikira asaba appointment. Yes. Rero inama natanga reka mvugaho cyane kubigendanye n'imirire kuko nabyo nimwe mu nkuru z'indwara z'imitsi. Nababwiye yuko ubundi mu kuremwa kwacu Imana ijya kurema umuntu, usomye Genesis mu itangiriro usanga umuntu yararemwe aremerwa ni abwirwa kurya ibyo kurya ibimera n'utubuto n'imbuto turimo n'imbuto ziri mu tubuto twazo, ibintu bibisi. Mbese digestive system y'umuntu yararemwe ariyo kurya ibintu bibisi. Nibyo iyo umuntu ari imbuto cyangwa ibyo kurya bibisi umubiri ubyakira nk'umuntu wakiri umushyitsi w'imena. Rero iyo uri ibishyushye ibyo kurya bitetse cyane cyane binashyushye umubiri urikanga wumva ari nk'igitero kiwuguyemo, none rimwe na rimwe ugasanga umuntu yabize n'ibyuya kwakubira ibyo burya n'urugamba rukomeye cyane ruba rwakorekeye mu mubiri. Ariko ni ukuvuga ngo iyo uriye ibyo kurya bibisi na mbere y'uko urya, hari ibintu abantu bavuga ngo ni dessert, ugasanga abantu babanje bari ibyo kurya bitetse bakaza kurya ibyo kurya bibisi hanyuma, ariko ntabwo ari bwo buryo bwiza. Nge nabagira inama y'uko ahubwo bari bakwiriye kubanza kurya ibyo kurya bibisi, noneho dessert ahubwo yakagombye kuba ibyo kurya bitetse. Yes, umuntu yabanje bibisi umubiri byakira nk'uwakira umushyitsi w'imena, ariko ibanje bitetse bitera ikibazo umubiri ukarwana no kurwana urugamba no gukora abasirikare benshi. So ni byiza yuko abantu babanza ibyo kurya bitetse bibisi bakaza kurya ibitetse nyuma. Ikindi nuko umuntu agomba kuryama nibura mbere ya saa 4 z'ijoro abishoboye, akaba yariye wenda saa 12 cyangwa saa 1 akagira nk'amasaha 2 amara atararyama, ariko akaryama mbere ya saa 4. Niyo bitaba buri munsi ariko akagira nk'amasaha nk'iminsi nk'itatu mu cyumweru aba yaryamye mbere ya saa 4 kandi yariye kare, kuko amasaha mbere ya saa 6 z'ijoro niyo aruhura ubwonko, kuko isaha imwe mbere ya saa 6 z'ijoro inganya n'amasaha 2 ya nyuma ya saa 6 z'ijoro. Ushobora kuryama saa 6 cyangwa saa 7 z'ijoro ukavuga ngo nzakompensating ejo mbyuke saa 2 saa 3, nyamara uwaryamye saa 3 we z'ijoro niyo yabyuka saa 9 saa 10 aba yamaze kuruhuka, ubwonko bwaruhutse. So iyo nayo nimwe mu nama nabagira. Ikindi rero no kugerageza gukora siporo, kandi iyo wari usanzwe udakora siporo ntabwo ahita utangira gukora siporo nyinshi cyane, utangira kuyoroheje buhoro buhoro ugenda wunguramo. Niba usanzwe unywa amazi ntabwo watangira kuri litiro 2-3, ahubwo ubanza 1-2 ukagenda umenyera. Ntabwo rero umubiri uhita uwuhata ikintu utarumenyereye, ahubwo gitangira buhoro buhoro. Nama yindi nabagira rero ababona byanze bidakunda, ubuzima byanze, yarwaye paralyze, yarwaye stroke, yarwaye imitsi, yarwaye umugongo, yarwaye stress, yarwaye igifu, yarwaye impyiko, yatugana hano Kicukiro centre kuri HELP LIFE REFLEXOLOGY. Inomero ushobora kuba abasoza, ariko nkatwe hano ino company turabadvantage umunsi wa karindwi ku isabato tujya dukora, ariko baduhamagaye kuri 0788 30 90 85 cyangwa se mwa reception 0788 34 95 85. Murakoze cyane bani bahumuje. Reka ngushimire cyane muganga Amos Mugisha, wakoze cyane kutwungura byinshi kubijyanye n'uburyo dushobora kwifata muri ubuzima. Ndanabashimira mwese rero abo dukunze kubana kuri urubuga, twishimira ama comment yanyu, twishimira ubujyanama bwanyu, ni byinshi cyane tubashimira. Reka rero mbifurize gukomeza kumererwa neza aho muri hose, ariko n'ubundi nkomeza kubabwira ngo mukomeze mugire ubuzima buzira umuze. Tuzadukomeza kubana batarakora subscribe, uyu mwanya n'uwanyu kugira ngo tujye dukomeza kubagerera ku bahanga, ku bantu bafitiye benshi akamaro nk'aba Mugisha n'abandi batandukanye mukunze gukurikira.